umva bitisha jeje namahoro se komera cyane umva iswari shaka so ntabwo nzari musina ngo nzarwo uvaka hari gusha ese nari gushaka ngenda ni kwa cyane ko baremeje agatuza ako shaka tuza yewe nakubwiye ngo ndashaka so nakubiti gumya kameme kandi uko bita ndi mungu wangu ago zikaba bana uvutasho we umva ejo urakana alfo warita kijendo wakikonti wacha kijende onuka umuntu wakubatije ngo yakurabura mwa ukimura kijende gahunda raje murazize umva we umva nkubwire mabere yanyu nahita profita n'ubundi nari murwaye hangwa kimwa urabona ki umva naguha nyoko hamuzamubona abantu bikuriye neza muzane n'ishari alfo ushaka kimwa ushaka ariko sha ubundi bitari musigaye mwa mu bikora tubikora nawe urahazi kandi sha urasa nk'urugi na oya urasa ahubwo ni we nicyo nutumenye wabuka mwana nutumenye wabuka umva rero shanga ubwire tuvugana ibintu biri mu bwenge genda shaka ku gasiko gitumo kwigiye kugwa nde amafaranga yanjye ndimo akayanyishyura umva bimbwire ndabizi neza kari gahunda nayo igiye murazi mwana Celestin buriya ntabwo ari muri iriya nzu ku mafaranga arama ndaguha 5 ibyo ntabwo bindeba ndaguha 5 ibyo ntabwo bindeba ntabwo ndabura se cyaswera zibumbisha ntabwo bizi hano hasi ubundi mwese mwigize abatubuzi mwana mwese mwigize abatubuzi umva mbwire ubwo rero yarakwanze abantu baragutaye ariko wowe nyize gatuza wigize umuntu wadaye uretse ko atunze bangahe umva mbanza agiye nkurabona ku mafaranga umva ku mafaranga siko agiye kumva ndaguha 1000 nakubwiye ngo aho usangura hazi ntabwo ari ubwambere bugiye guhura sibyo sindi FBI sindi ikintu cyose cyatuma njya gushaka uwo muntu wese kandi ubundi ahubwo ubundi nkayo uba wigira ibikisha harigira ibicuru kwa tubanze kumfasha sha ubundi umva mbanze ngubwire we rero udatuma ukora ikosa rikomeye cyane mu buzima we rero ndakura wanze kumfasha wanze kumfasha ubona sha kandi nge umva wama utazangoresha amahano babijimije gatuza nije kumuseneri wa mbere mu gihugu ubona myaka ufite imyaka yiki akazi nimba umuntu azi akazi neza rikagakure nibyo nakubwiraga ndiriwe nkatakata muri uyu mudugudu nabuze n'umukomisiyoneri n'umwe maze bitesha namahoro nose ubungu uri kujya he nushuvuga ibintu by'abakomisiyoneri ndashaka umukomisiyoneri nanjye ndakubwiye ngati ubungubu nta wundi mukomisiyoneri ufite amaguru atyaye mu mujyi wa Kigali nka mutwe cyangwa nta kindi gisambo ndi buhure oya nta gisambo kiki igenda ndashaka umukomisiyoneri undangira umukomisiyoneri ni njyewe nta wundi wowe njyewe ureba nk'igisambo njyewe nose iri zuba urabona n'itakurebesha nk'igisambo iri zuba niba mbona nyine reka nkubwire ko inzu y'imiterere yafaze vuba ndashaka inzu irimo toilette mu nzu dushe ujya nabyadisha uzaza unya mu nzu nogera no mu nzu ufite amafaranga yanjye amafaranga si ikintu ariko urimo kwigira abakengo mwe muretse ibyo nakubwiye ngo ni amapeda aturuka urumva kigize byonyine kabisa aha uretse umva we kireza nge narindi mu rugo umva barimo barakora inyana y'ingwe uretse kandi sha we mubwire tuza gatege ba ariko alfo yo wireke arashaka kujyana mu video nawe kubitiwe by'akameme wowe nuko ye umva uyu muntu nanze afite arashaka kukujyana mu nzu y'ibyo ayo mafaranga ariko nanubwo kuna meza nanubwo nakuna meza anyereye akazi kanjye uretse ariko njye ni umukomisiyoneri njyewe nitwa Rugema ndi umukomisiyoneri wo muri aka gace mfite inzu ya kadasiteri irimo dushe na tuwarete bamoro ukorane n'iyimbwa ahita anyibwa kwaserera uretse utazagira ngo njye ibi byaragiye byaragiye wowe mbase ikigaragara mufite amakimbirane aturuka mu miryango ngo we n'ukomisiyoneri
nanjye ndi umukuru. Papa w'inguyu ni igisambo mwana. Papa w'inguyu ni igisambo. Ariko igisambo sha. None ubundi biragaragara ko yabyaye igisambo. Cya gisambo. Ase wabaye mwese. Uri umukomisiyoneri. Yewe. Ngiwe mureke gutongana. Tutonganiye n'inyana yiga. Ase kunkuma muziki. Ndagutera ikintu. Bose wari siri mukuru uri mukuru kurese ko mwajya ngo muri abana. None se ibiki mbareka rero twumvikana. Buretse nyine buretse. Ejo bundi atera urufunguzo umuntu. Sawa nyine buretse ibyo biraza kubuzima sha. Sawa. Umva rero Gorata boss. Sawa. Wowe usanze nandi kumubwira. Ubwo ari ukuntu mwagerageza mukiyunga tugakorana. Dukora namwe nawe kuguzura ibintu byawe. Niki cyo kugufasha. Sasa ndabona mwese kuza kumvikana baravuga. Ahubwo reka mbereka akantu ngiye kubafata. Dukorane ki? Mukorana mu njyane ku nzu mwese mwizeye. Yagwa bitanu. Utwara senkani mugabane. Yura abafaranga. Baba senkani mwe bicana. Rero nabonye kumvikana bitari. Ntabyo kumvikana. Ntabwo ni mufite amafaranga tubwire. Sawa rero ngereka mbaze nitabe n'uyu muntu mama ugaye. Ni ntangiza kumvikana mu nimero zanjye. Ugiye ngiye hari yakwitagura. Asura mu azanye none ugiye kubona mwege mwumvikana. Sawa mwumvikana. Amafaranga y'inge bari gusa. Ubu ubwenge urabonera mufite amafaranga. Bose uravuga ngo ufite bose kwisimbwa. Kandi bwana. Ngo ndinyi mwana. Sibura rugiye kuvuga ibikimana birabyari ngombwa se buri. No urafata umuntu kugira amafaranga barakuriya asukura kuri kimwa. Umva ahubwo ngereka umbi. Urajya kugakora urukumwita imbwa mwana. Turahurira hariya ku gasima. Tumwereke inzu. Mu gitondo kumwereka inzu nahari. Mu gitondo. Nakwereka. Kandi sha we. Talanta ngo ngahita we. Yashi. Inga gwakazi wambwa ngo wigira inyana yimbwa. Hey! Nkaburira inyana yimbwa yereka gatuza yo munagwa akazi sha. Kandi no sha kanze nkwereka bwo byose bishoboka. Unyereka inzu ndi nyenyine. Utinze gusasha. Oh. Zeneza. Ni twavuga nyine komeza. Ukita kundi. Hadushaga twadukoti. Ariko bro wanje mbeshye mwana. Girava mwana, wamwanje ngana nawe nje ndakubeshya. Ukanje muri telefone nawe. Ariko papa yigize ndai nimba amafaranga. Ejisi turamuzi yigize ndai yirirwa muhari amuka rugwa indaya zose zimuzi. Yigize indaya. Oya, sibyo nibyo. Internet. Uziga kwiya kuzuca capati bwawe. Wowe narakubwiye iranya na yinga n'umutekano yawe. Sundi mama we yajyaga gushaka iranya na yinga atekereza. Ndaje ngiye kumusana cyane kukinare bavuga ngo umwami w'ishyamba mwana. Kumva afata amafaranga ukamwahukanisha mwana. Zana ibyo bintu nagutumye. Biko amafaranga ni nyawo ndahita tuna kwari amanga. Aho kubita mu agoye. Kwari kirava petizi kuri uri kurya temu y'abakira. Papa byanje. Tunga ariko gitunga. Mubare bibanga ne ya banki sinanuguna. Bari amazina yawe. Yiwe. Hajya naye. Ariko dore ko kigenda kidonda gwino hano. Nawe koko. Basi wewe aberanye. Telefone yanjye iri hehe? Telefone yanjye. Telefone yawe uba wazinduka ugenda. Ujyanje telefone. Mani ntabwo ari uvuye mu rugo nona. Ntabwo ari uvuye mu rugo nona. Ndamutse nsanze telefone yanjye yigurishije. Mani kaje. Tokanyoko. Kwa chesi. Buriya telefone yanjye ni hari gutwe. Ndagwanyoko. Izingikira ziba zinyiciye akazi kwera. Ntabwo zizi ko umuntu aba ari gukora akazi. Aba afite akandi kazi aba arimo. Ni natinze hangane kabisa. Natinze hangane. Nyuma yo gutindukanya igihe. Namahoro maje kubasanga he. Krisine wihangane kabisa. Amafaranga yanjye nayo yabahaye saa 7 none bimaze kuba saa 8 saa 9. Ako umuntu atoragura amafaranga. Komisiyoni wayahaye. Ngiye ndi komisiyoneri kubera gutanganya.
Genda komisiyoneri. Boss yahaye. Nahaye ingegera mwene wanyu. Mugire vuba mugure kuri iri zuba. Ngiye ubone ngo inkweto zincyuhirane. Ntira kamambiri. Ngiye namuhaye amafaranga yanjye saa 7 cyagenda nkikubwira ati twakumvikanya ngaye. Amafaranga 100. Ntabwo siyaje akambwira ngo mwumvikanye ngo mugiye kugabana. None bibi biki munkoreye? Mani yanjye. Bibi biki munkoreye? Kuki mwigize ingegera? Amaye amafaranga. Mane yanjye. Usara kundi mwana, nakundi. Ngaho tugiye bijye kunyereka. Nakundi nyene wabigiye kwereka n'ibyo waha amafaranga. Ntago ari byo waha amafaranga nakuyana. Reka nkubwire. Mbwira iki? Wowe uriva tugahereza umuntu amafaranga, niyo muntu twumvikanye urayatanze. Umva ufite mu mutwe cyangwa ufite kidori mwana. Kuba nizeye mu komisiyoneri mugenzi wawe. No si ibyo bihuriye na nyoko mwana. Ibyo bihuriye na nyoko mwana. Sikamubwira akaba yambwiye ngo mwumvikanye umuragabana 15%. Uri kumva? Nabi twije twumvikana kado. Mpindutse tutarika. Ku mafaranga yanjye mpindutse kado. Kado. Urumva wowe wifashe wowe wigira umuntu w'ikigori cy'umuntu w'umukire. Ukuntu ubuneye gikomera mu mutima uri fatwa ibintu uvuga ubundi utekereza. Reka nkubwire kuba wanyirije hano mwanyirije hano mwigize ingegere abaryaka ariho. Kwebwe turaba komisiyoneri bagize umwuga ntabwo twe turi ingegere. Turakwiyamye. None njye mwereke nuzi kari. Sinabibonye igenda kigera bya ubona ukiri umukire uri ingegere wabangegera mwana. Nyuma y'uko unyiseka dogo birambabaje reka nze nkwereke icyo nashobora. Ashobora ikisanga. Kaze ngende mbateze polisi mba mwantwaye ma ijana. Ijana si mutama 5. Genda umuhanda ni ikibono. Ibyo bitwe byanyu. Takambobo. Ibyo bitwe byanyu. Ibyo mbonera. Ibyo bitwigize ingegera mu muteka mutwe wa mugabo. Uramera ugatanga amafaranga. Nyuma y'uko mundiriye amafaranga ndi kubabwira ko wo gatombaga nawe woka bigira ibintu bibigora mu mutwe. Shida. Mbaswe telefone yanjye iresha. Ntabwo wageze mu rugo nayo nigeze mbona zango bikubye. Telefone yanjye. Kandi mu byije ukuri. Ari kandi ari umuntu ubwega ko nifa. Rudomoro yayihaye ya yebwase. Yiyanga guru. Uriya uramusenze uvuga washakagize. Asina amafaranga wone yaguhaye. Ahubwo se no yagoye kukomereza amafaranga yanjye bamusenze. None se barushatse kunyereka ibikese. Mwereke iki? Ngiye kureba karakakiri netanganye. Ariko sha nari imbizi sha. Nari imbizi. Wirugumyica, wirugumbuza akazi kose ariko sha. Today I'm fine. Ibyo bihuriye nayo kusha byo kwirwa byo kuko bagize umuntu wa danger.